kandi ayo magambo atangizwa na ya buti ikintu nakubwira nuko tumaranye imyaka myinshi kuri jewe uyu munsi nibwo twahuye tugiye kumara irenze yindi iri imbere ndagukunda ukomeze kusa hanze umutima uranyuzuza imbere yuko musubiza aya magambo uri kuvuga urabizi ko n'abayobozi bari kureba televiziyo nimba ari icyaha cyo gukunda nzakizira kuko bari icyaha kandi gukunda nzakizira agiye kwiyumva harimo kuzaja bandika ibintu byose byerekeranye ingo kugira ngo hatazagira uzisubirako mu rugo rwacu nta kwisubira kuri okay ijambo ni gwawe baby Didier rero njya mbura ikintu mubwira Didier ari special ni ukuri special umurete ari nzi kukiye kubihuza n'umurete oya bisoso ntabwo pe abakunzi ba Difod ndabeshya Didier ndagukunda cyane ibintu mwihaye byo kuba ngo I love you ijambo ndagukunda riraryoha mu Kinyarwanda ariko bimaze kumenyerwa buri wa gatanu usoza icyumweru niho kuri RTV ahagana mu masaha ya saa 4 n'igice ashyira saa 6 n'igice z'ijoro nibwo Anita Pendo Gitego baba bari mu kiganiro bita Friday Fright. Nk'uko ubushize twabonye ko bari baje mu mwambaro wa basiga amarangi rero ntibongeye kudutenguha kuri uno wa gatanu tegura Severant aba bombi Gitego ndetse na Anita bagaragaye mu mwambaro ubagaragaza cyangwa se mu mwambaro w'iroza ndetse na black ukunze kuba wambarwa n'abantu bambarira Severant umunsi ufatwa nk'uw'abakundana. Abaza amateka muzi byinshi kuri uno munsi ndetse ni naho RTV ndetse aba bantu bagaragaza udushya tugiye dutandukanye muri kino kiganiro cyawo bongeye kugaruka bafite udushya dutegura Severant mu mwambaro mwiza indabo ndetse na decoration idasanzwe yagaragaraga ndetse muri studio za RTV. Uretse icyo cyo kuba baje bambaye iyo myenda muri kino kiganiro hongeye kugaragaramo yuko batumiye couple y'abantu babiri bakundana nabonye bise D4D ubona bashije kumenya no mugabo bita Didier umukobwa we mu mbabare ntago namenye izina rye neza cyane ko ari ubwambere nari mbabonye ariko icyanshimishije aba bombi bongeye gusubiramo ko bakundana bongeye kwibutsanya ibihe byiza bagiranye bongeye kwibutsanya bahuriye umwe undi kwa mukunda cyangwa se undi atangira kwa approachinga undi kugira ngo babaye abakunzi kugira aho babaye abantu bashinga urugo bakaba bari kumwe n'uyu munsi rero imbere yuko musubiza aya magambo uri kuvuga buri munsi baba bafite udushya ndetse nk'uko mwabibonye abakurikiye RTV abakurikiye Friday Fright mwabonye ko Bisoso yagaragaje udushya nawe aba yifitemo tugaragara mu rwenya yambika impeta Anita Pendo nk'abashakaga kugaragaza ibikwiye kugaragara ku munsi wa Severant bibutsa ko abakundana nubwo byaba ari mu bihe byaguma mu rugo muri nubwo ibirori bitemewe ariko aho bari mu rugo bakwiye kwibuka abakundana bakwiye kwibuka urukundo bagirana hagati yabo. Rero natwe hano mu isi tubamo nta kindi tuba tubifuriza ni urukundo, nta kindi tuba tubifuriza ni ukugira amahoro, nta kindi tuba tubifuriza ni ugukundana urukundo rwa nyarwo rutari rwa rundi rwo kubeshya, rwa rundi rwo gufashanya, rwa rundi rugaragaza koko ko umuntu agukunda bya nyabyo bitari bya bindi bavuga bya nyirarureshwa. Nk'uko mukomeje kubibona muri ano mashusho agenda agaragara twe tuba twafashe hano iwacu turi kwirebera kino kiganiro, ni amashusho aba agaragaza udukoryo tumwe na tumwe aba bombi bagenda bakora muri kino kiganiro cya Friday Fright. Nakubwira nti nimba utajya ukurikira kino kiganiro nicyo gihe cyo kujya ufata umwanya wawe buri wa gatanu, ni umunsi wo gutarama, ni umunsi wo kuruhuka. Abenshi tuba twarangije akazi, abenshi kuva kwa mbere kugera kwa gatanu
muba mwakoze uba ari umunsi wo gutarama. Iminsi myinshi yagiye ishira benshi bataramira mu tubari, bataramira hanze yo mu rugo. Nicyo gihe cyo gutaramana n'abavandimwe, cyo gutaramana n'inshuti, cyo gutaramana n'umuryango uri hafi yawe. Rero nta handi wabisanga ni kuri RTV kuri Friday Fright. Gahunda ni buri wa gatanu saa 4:30 kugera saa 6:30. Twebwe turabakunda, hano ni mwisi tubamo, ni mwisi tubanamo, nta bindi nibi byiza tubazanira gusa. Naho utaha nakagaruka, nimba kunze ibyo dukora ntibibagirwe gukora subscribe. Bye bye.